muramenyeranye, amazina yanjye yitwa Ukugize Jean Pierre. Uyu munsi rero dukomeje bya byigisho byacu, ariko n'abahageze bwa mbere twiga ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku Isabato. Ni ibyigisho bidufasha kwiga Bibiliya. Icyigisho turi kwiga rero kiratubwira ngo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ndi kumwe n'abatumirwa, kumwe na bene data, bazibutsa amahoro, ndabona bimeze neza, ubuzima bwambariye, ariko nimubanze mwibwire abadukurikiye kugira ngo dukomezanye kuziranye. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabashuhuje mwese abo turi kumwe muri iki gitondo, mugire igitondo cyiza. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Charles Kuturiza, Yesu ashimwe. Barakoze cyane. Aba ni abatumirwa, ni abapasiteri baganira, bafasha kudusobanurira no kutwumvisha neza ibyigisho. Ntabwo ari ubwa mbere baje hano, ahubwo turamenyeranye nabo, ariko muri iyi minsi twari tutari kumwe. Muri iyi minsi mwabaye amahoro, namwe mwakurikiranye ibyigisho kuri kamera cyane, turabikurikirana cyane. Mwaranditseho komenti, mwarabyoherereje, twadohereje inshuti zacu kandi zarabishimiye, zatanzemo n'ibitekerezo kugira ngo mwarabisome. Mu cyigisho gishize twari dufite umutumirwa w'umudamu witwa Mukantirusi, yari ariho adufashanya n'umwene data Nshimiyumukiza Aimable. Batwigishije neza cyane, baradufashije, batwigisha icyigisho kitubwira ngo Yesu ni impumyi. Barabisobanura birumvikana pe. Ibi byigisho rero ni icyigisho kigiye gukurikirana n'iki ngiki, kuko batubwiye ubundi bw'ibigaragara uburyo iyo mpumyi Yesu yakijije n'impaka byateye. Ariko uyu munsi tugiye kumara icyumweru tuganiriza abantu icyigisho kitubwira ngo guhangana n'ubuhumyi bw'iby'umwuka. Rero nizera ntashidikanya ko rwose ubuhumyi bw'iby'umwuka muri bubivugeho cyane, yaba abadukurikiye, yaba natwe ubwacu tukarushaho kububyumva. Rero mbere y'uko tujya mbere, reka tubanze gusenga. Data wera, muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utugiriye neza, uduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Ningize mu izina rya Yesu kugira ngo umwuka wera atube bugufi, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kuvuga, tugiye kuganirira kuri icano, abazaryumva bizarushaho kubasobanukira. Ubuntu bwawe n'amahoro bibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka tujye mbere mu cyigisho, kuko twari tumaze kubibabwira. Icyigisho tugiye kwiga kitubwira ngo guhangana n'ubuhumyi bw'iby'umwuka. Ubu hari ubuhumyi bugaragara, hakaba n'ubuhumyi butagaragara. Reka tujye mbere rero, mwene data, amagambo yo kuzirikana reka tubanze tuyumve. Umutwe w'icyigisho aratubwira ngo nicyo gitumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarwa. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebya umwuka wera ntazababarirwa na hato, haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Ubwo nakongeraho no mu gihe cyashize, kuko iki cyaha kiba, kuko aya magambo ntabwo yanditswe ijuru, no mu gihe cyashize. Noneho mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose akatubwira ngo ntabwo Imana ariyo ihuma amaso y'abantu cyangwa ngo inangire imitima yabo, iboherereza umucyo kugira ngo ukosore amakosa yabo, kandi bayobore mu nzira zitekanye. Kwanga kwemera uwo mucyo nibyo bihuma amaso kandi bigatera umutima kwinangira. Donc gutuka umwuka wera ni ukwanga kwemera umucyo. Abantu benshi ntabwo bajya basobanukirwa gutuka umwuka wera cyane. Neza gutuka umwuka wera bivuze uzatuka Imana azababarirwa, ututse Yesu ababarirwa, ututse umwuka wera ntababarirwa. Gusa umwuka wera yawutuka atawureba, yawutuka ate? Noneho kwanga kwemera umucyo mu cyigisho cyashize twabonye ubuhumyi bwatewe n'icyaha, ariko si icyaha cy'uwahumye cyangwa se uwamubyaye. Yesu yabisobanuyemo, ariko nyine ni ubuhumyi bwadutse buza mu isi muri rusange. Noneho ahuma amaso abantu n'ubumuga bwo kutabona, ariko ubu bumuga bwo kutabona mu by'umwuka bwo hano buterwa no kwanga umucyo. Ni iki
mutwe w'icyigisho birinda ubugumba. kuri uyu mutwe w'icyigisho munamaze igihe itorero barabisobanuye neza. Basobanuye neza yuko igihe wakiriye umucyo, tuvuge Adventiste umunsi wa karindwi uvugurura, narabyakiriye umucyo narawakiriye ndetse manika n'ikiganza ndarahira, ariko ejo ibintu bishobora guhinduka. Noneho nkavuga nti iri torero ntabwo ari itorero ry'Imana, ni itorero rya Satani. Kandi mbere nari nahamije yuko ari umucyo wavuye mu ijuru, ari umucyo woherejwe n'Imana, manika n'ikiganza ndarahira. Icyo gihe mbatutse umwuka we, icyo gihe mbatutse umwuka we. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wemere ko ari imbaraga y'Imana igikoze, ariko hanyuma ugahindukira ukavuga ko iyo mbaraga atari iy'Imana ari iya Satani, bitewe n'impamvu runaka zibayeho, ubututsi umwuka we. Mbese ntibishoboka ko wakemera ikintu runaka wibwira ko ari icy'Imana kandi atari cyo. nanjye nahise ko ndi bubaza ku kabazo. Ubu se twemeze ko abantu bose ibyo bemera, ibyo aho basengera, ibyo bemera, ko hashobora kubamo no kwibeshya ku buryo umuntu ashobora kwakira ubutumwa agasanga umucyo, ibyo yitaga umucyo atari byo, akaba yahinduka. Ibyo ngibyo ni umucyo uba wiyongereye ku wundi mucyo mutoya wari wabo. Akoze cyane. Pierre aka kantu avuze kumvikana, ariko turaza no kubyumva hepfo. Hari uburyo bwo kongera umucyo ku muyobozi, hakaba n'uburyo bwo guhakana. Ni ibintu bibiri. Guhakana rero harimo no kuba ukurikiranye irari, inyungu runaka, ariko kongera umucyo ku wundi burya si icyaha. Ntabwo ari icyaha. Burya n'abadukurikiranye mu byumve, kuva wenda muri ADEPR ukaba umudivantiste ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Kongera umucyo, uvuye mu Gatolika wenda ukajya muri ADEPR, ariko utabitewe n'ikindi, ahubwo bitewe n'umucyo wongerewe, nta cyaha. Ni ukuvuga ngo niba iby'amadini ushobora kuva hamwe ukajya ahandi, utarwanije ba bandi usize, utanabanze, ahubwo kuba umucyo wongerewe birashoboka gutya. noneho ndabyumvise. Rero reka tujye mbere mu ngingo yo kwambara, reka irushaho no kubyumvikanisha. Ni ingingo yo kwambara tugira ngo igihe bongeraga kumubaza ikibazo, ni wa muntu wabanaga n'ubumuga wari wahumutse, yarasobanuye mu byigisho bariya bene data batwigishije muri kiriya cyumweru, yarasobanuye, ababyeyi be barasobanura, rubanda barasobanura, kugeza ubwo babeshyabeshya ngo batabahana, nuko kugeza igihe ngo bamujugunye hanze. Noneho rero hano barongeye baramubaza. Igihe abafarisayo bahamagaraga ku nshuro ya kabiri wa musore Yesu yahumuye, ni iki bagerageje kumuhatira gukora? Muri Yohana igice cya 9:24 haranditse ngo, nuko rero uwari impumyi baramuhamagara baramubaza, nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Ngo bavugaga Yesu, tuzi yuko umuntu ari umunyabyaha. wowe shima Imana bivuga uwo muntu. Noneho dusomere umurongo wa 25. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Nawe bazi ikibazo, ubundi ari umupfumu wavuye uwo umuntu yarwaye, sibyo? We ni umupfumu aramuvuye. Ese mukuri wamubuza gushimira uriya mupfumu? Ni ishyari. Rero ikibazo umeze kuki bashakaga kumvisha impumyi uyu muntu wari wamaze guhumuka ko Yesu ari umunyabyaha. Ubundi byo byari bibatwaye iki niba ari umunyabyaha? Ubundi byari bibatwaye. We icyo yavuga ati niba ari umunyabyaha simbiza icyo cyo rwagejeje ate. Niko yamwishyuye. Kandi koko ni byo. Ariko bisa n'iby'iki gihe nabyo, ushobora gukora igikorwa runaka, hanyuma uwagikorewe yabibwira abantu, bakumva iryo zina arimo kuvuga ridakwiriye kuvugwa. Igikorwa nicyo n'uwagikorewe ni byiza, ariko wagikoze ntabwo ari byo. Vuga ko ari Imana yabikoze, ariko wivuga ko ari byo. Urumva ni ikibazo cyo kuba yakiza, ku kibazo kiba cy'urwango bari bafitiye
Yesu wanyu. Reka twumve Buriyeri adusomere ngo hano mu gitabo cy'ubufuzi ibihe byose twumve ko aya magambo avuga. Yego, mu wifuza ibihe byose baranditse bati abafarisayo bageze aho babona ko bari kwamamaza ibyo Yesu yakoze. Ntabwo bashoboraga guhakana igitangaza cyakozwe. Uwari impumyi yari yasabwe n'ibyishimo no kunyurwa, yitegerezaga iby'Imana yaremye bitangaje, maze akuzuza umunezero no kureba ibyiza bitatse isi n'ikirere. Yavugaga ibyamubayeho nta nkomyi, maze nanone abafarisayo bakomeza kumucecekesha bavuga ati shima Imana, twebwe tuzi ko uwo muntu ari umunyabyaha. Bashakaga kumubwira bati ntiwongere kuvuga ko uyu muntu yaguhumuye, ni Imana yabikoze. Urumva bari bafite ikibazo muri bo rwose kuri Yesu, ariko ntabwo babashaga gucecekesha ibikorwa Yesu yari yakoze. Ni ikibazo rwose. Reka tubisamishe n'iby'iki gihe. Shari igihe izi mpaka, ko ni impaka zakunitse ziba ndende, ariko hano numvisemo ikintu gikomeye. Burya bo uko barwanaga muri za mpaka bariho barimo kwamamaza. Ibyo babivugaho iki mbere data? Ubundi mu kiganiro nk'uko tubizi haba harimo icyo barimo kuvugaho, hakaba hariho uvuga n'uwo abwira n'ababwira yumvikana, kandi hakaba n'ubutumwa bushobora gutangwa kuri cya kintu, ndetse hakaba n'inzira bacishamo. Ariko aha ngaha ikigaragara, aba bafarisayo babonye igitangaza cyakozwe, baranacyemera ko cyabaye, ariko bagira ikibazo ko uwo cyanyuzeho, uwagikoze batamushaka, ko bamwanga, bamugirira ishyari. Babwira wa muntu bati rero wowe vuga ko Imana yagukijije, ariko bivuga ko hari umuntu mwahuye aragukiza. Oya, wivuga ko hari umugabo mwahuye, uwo mugabo mureke, ko turamuzi ni umunyabyaha. Rero icyo gihe mbona muri ubuzima turimo natwe bibaho cyane. hari ubwo abantu bashobora kubona icyakozwe. Reka ni no mwibuka abana, umuntu ashobora gufata ikiganiro agafungura YouTube akabona n'ijambo ry'Imana, ariko yakumva yabona abaritambukije akumva atari mu idini rye, bigatuma rya jambo ry'Imana atarikurikira. Uyu mwuka rero no mu bantu b'iki gihe, uretse ko atari bose, ariko hari bamwe babufite. Urakoze cyane. Ntabwo uyu mwuka ukwiriye kuturanga. Nashaka be niyo yaba umupfumu ariko akakubwira ibyiza utakora uko umureke. uriya ni nacyo abafarisayo bari bagize. Rero ntabwo ukuri, reka dukunde ukuri aho twaturuka hose. Niba ukuri ari ukuri ni ukuri. Niyo mpamvu bene data babivuzeho mu cyigisho cyashize, ugasanga abantu bari kurwanya leta, bari kurwanya ngo ni inyamaswa, ngo ni iki, bari kubivuga mu buryo butandukanye kubera ko bahuje wenda ubuhanuzi n'icyo kuvuga. Si byo, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo kumva ukuri umuyobozi akubwiye, yaba uw'idini yaba uwa leta, umva ukuri umuntu akubwiye kandi kugendera. Gusa urebe niba bidatandukanye ijambo. Nakubwira ikinyoma ukirwanye mu buryo bwo kutacyemera, kandi nabwo ngo dufite umwuka wo guca bugufi. Rero reka dushimire abadukurikiye, kandi namwe tubashimire uburyo mudufashije muri iki cyigisho n'iyi ngingo n'uburyo tuyumvikanishije. Imana ibahe umugisha. Amen. Ibyigisho byacu ni akagaruka rero, mugire ibihe byiza.